Ndagushuje cyane kandi nguhaye ikaze, nizere ko umeze neza, waba udukurikira uri mu Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cyacu, nizere ko ukomeje kugubwa neza. Iyi ngiyi iracyari Beta Skills TV, n'ubundi nk'uko musanzwe mubizi, tujya tubategurira ibiganiro bigiye bitandukanye, akenshi biba byagufasha mu buzima ugenda ucamo bwa buri munsi. Nshimiye cyane rero mwebwe mwese mubasha kudukurikira umunsi ku munsi, mukatwereka ko ibyo tubagezaho hari byinshi bigenda bibafasha, yaba ari inama, yaba ari ubufasha bw'ibanze ushobora kuba wakoresha, ukaba wakwikemurira bimwe mu bibazo tugenda duhura nabyo mu buzima bwacu bwa buri munsi, yaba ari ubw'imyororokere ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Uyu munsi rero n'ubundi tugiye kurebera hamwe bimwe bishobora kuba byagufasha kuba wagira igitsina, ndavuga ko gikomeye nk'ibuye, ni cya kindi koko ushobora kuba wakorana imibonano mpuzabitsina n'umugore wawe akumva ko uri umugabo ushoboye ndetse ufite igitsina cya nyacyo. Nibyo tugiye kuza rero turebera hamwe, turaza kwifashisha uyu munsi ibintu bine gusa, ibintu bine ushobora kuba wakoresha bikaba byagufasha gutuma igitsina cyawe gikura ndetse kikagira ubuzima bwiza mu gihe kiba gisa nkaho cyagwingiye, ndetse bamwe bakabona igitsina cyabo kigenda kigabanuka umunsi ku munsi batazi impamvu zitandukanye ziba zishobora kuba zibitera. Hari ukwikinisha, hari imirire mibi, hari uguhangayika ndetse n'ubundi buzima waba busa nkaho bugoye wubayeho muri iyo minsi, tutibagiwe n'indwara navuga ko ari iz'akarande, izi ngizi zidapfa kuba zakira. Ariyo mpamvu tugirwa inama mbere y'uko ukoresha ibi byose mba ngiye kukubwira, biba ari byiza kubanza kujya kwa muganga bakabanza bakamenya ikibazo ufite, ukabona gukoresha ubu butabazi bw'ibanze, ndetse wabona binakabije ukaba wakoresha ubundi buvuzi buba busa nkaho buri hejuru. Niba ari ubwa mbere ugiye gukurikira ikiganiro cyacu kuri Beta Skills TV, mbere na mbere nkwibutsa gukora subscribe kugira ngo n'ubundi utazajya ucikwa video nshyashya nziza nk'izi tuba tugutegurira, kugira ngo ubashe kuba wagira amagara meza ndetse azira indwara. Gusa reka mbanze nsubize ikibazo kimwe. Hari umuntu watubajije ati ese birashoboka ko umuntu ashobora kuba afite igitsina gitoya, nyuma yaho akaba yakoresha imiti mbabwira cyangwa ubundi buvuzi butandukanye kikaba cyakura? Ibi ngibi mbisubiramo umunsi ku munsi. Muri make nta muti ukuza igitsina ubaho. Kugira ngo igitsina cyawe gishobore kuba cyakura cyangwa cyakwiyongera, ahanini byaterwa n'ikibazo cyabiteye. Kuko niba ari uko igitsina cyawe kingana, nta kindi kintu ushobora kuba wakora kugira ngo igitsina cyawe kibashe kuba cyahinduka. Igitsina gishobora kuba cyakwiyongera cyangwa kikagabanuka bitewe n'imibereho yagiye ibaho yagihinduye. Nk'urugero, niba wari ufite igitsina kinini ukaza kwikinisha kikagenda kigabanuka, ahangaha hari imiti cyangwa ibindi bimera ushobora kuba wafata, igitsina cyawe kikongera kigasa nkaho gikura cyangwa kikaba kinini. Ikindi ni uko igitsina cyawe gishobora kuba cyaragwingiye. Niba wenda ari gitoya bitewe n'imisemburo mikeya umubiri wawe wari ufite, ariko akaba ari ibintu ufashe ikaba yakwiyongera, igitsina cyawe gishobora kuba cyakura. Ariko nimba ari uko igitsina cyawe kingana, nta kindi kibazo na kimwe cyabayeho cyabiteye kuba igitsina cyawe wakwisanga kingana gutyo, nta kindi kintu wakora kugira ngo icyo gitsina cyawe kibashe kuba cyahinduka, usibye kwakira uko kiri, ahubwo ukiga uburyo uzajya ugikoresha. Niyo mpamvu aba ari byiza kubabwiza ukuri, kugira ngo utazajya ukoresha ibintu nkubwira rimwe na rimwe ukabona ntacyo biri guhindura, ukagira ngo mba nkubeshya, nyamara bamwe bakabona impinduka nziza ku mubiri wabo nk'uko ngenda mbibabwira. Niyo mpamvu mbere yo gukoresha ibi ngibi biba ari byiza kubanza kumenya uku kuri, ikindi ukamenya ko ibi nkubwira ni ibintu biba biri natirere, kuba wabona impinduka ako kanya cyangwa by'igihe gitoya bikaba biba bigoye. Niba nkubwiye ati ushobora kubikoresha nk'iminsi nka 14 ukabona ntacyo urahindukaho, biba ari byiza kuba wakomeza kubikoresha, kuko ahanini ibyinshi mbabwira nta ngaruka mbi bishobora kuba byagateye, kuko aba ari ibintu n'ubundi usanga mu buvuzi bwacu bwa buri munsi,
abantu benshi usanga bakoresha bivura indwara. Nyuma y'ibyo byose rero reka tuze turebe uburyo tugiye kwifashisha ibintu bine bikadufasha gukuza igitsina ndetse cya kindi kiba gifite imitsi ikomeye. Ibi ngibi bikaba bikuraho na cya kibazo usanga hari umugabo ushyukwa cyangwa igitsina cye kigafata umurego, ariko ugasanga n'ubundi igitsina cye ntabwo kibasha kuba cyahagarara ngo kibe cyakora imibonano mpuzabitsina nk'uko bikwiye. Niyo mpamvu rero natekereje kuri ibi bintu bine ngo mbe nabikubwira uzabikoreshe, ubundi nyuma yaho uzaza unyandikira muri komenti uburyo byahinduye ubuzima bwawe. Mbere na mbere turaza kwifashisha ifu ya kukawo. Kukawo sinzi abantu benshi niba baza kuyimenya, sinzi niba ariyo bita guro. Ifu ya guro nimba ivuga gutyo abantu benshi bashobora kuza kubimenya. Nyuma yaho turaza kwifashisha beterave. Beterave aba ari nziza kongera amaraso mu bice bitandukanye by'umubiri. Impamvu mvuga kongera amaraso ahanini ni uko usanga igitsina cyacu kigizwe n'imitsi. Iyi mitsi rero n'ubundi idafite amaraso ahagije nk'uko abashakashatsi babivuga, ubundi igitsina cyafashe umurego basi cyakagombye kuba cyuzuye litiro y'amaraso. Niba imitsi yawe yarazibye cyangwa yaragiye isa nkaho igabanuka, kuba ubuzima bw'igitsina gabo ndavuga ko bwaba bwiza byaba bigoye. Iyi beterave rero aba ari nziza kuba yagufasha. Ikindi giti ngira ngo mbabwire ni igiti bita umuremera. Umuremera ntabwo abantu benshi bazi iki giti, nyamara nacyo ni cyiza cyane mu buvuzi bwo kuvura indwara zijyanye na prostate ndetse no kuba cyagufasha kuba wanoza neza amabanga y'abashakanye. Ikindi ushobora kwifashisha ni tangawizi. Ushobora kuyikoresha mu cyayi, ukayikoresha mu biribwa bitandukanye kuko ni nziza gutuma amaraso asa nkaho atavura mu mubiri, igatuma amaraso agira ikigero kidahindagurika cy'umuvuduko wayo. Gusa nk'uko twabibonye ntabwo ari byiza gukoresha nyinshi cyane, ariko iyi tangawizi ituma puresha y'amaraso asa nkaho yiyongera. Nk'urugero nka kwa kundi umaze gukora imibonano mpuzabitsina wenda usa nkaho urangije, hari igihe kongera kugira ubushake bisa nkaho bitinda. Iyo iyi tangawizi ukunda kuyikoresha bituma puresha y'amaraso ihita ibanguka, hagahita hashira igihe gitoya ubwonko bwakohereza mesaje ko ukeneye kongera gukora imibonano, igitsina kigahita cyongera kikiyongera. Niba rero puresha y'amaraso igenda gake cyane, biba bigoye cyane, ari hahandi ushobora gusanga urangije hagashira nk'isaha cyangwa andi masaha abiri utarongera gushaka imibonano mpuzabitsina. Aha ngaha rero bitewe n'uwo muri kumwe ashobora kuba yaba yarambiwe ndetse n'ubushake yabutaye, kongera kumutegura ndetse n'ibindi bikaba byagorana. Reka tuze rero turebe uburyo ushobora gutegura ibi bintu bikaba byakuviramo umuti mwiza ushobora kuba watuma ugira igitsina cyiza wishimiye ndetse kigashimwa n'uwo muri gukorana imibonano mpuzabitsina. Mbere na mbere uraza gufata iteke rya beterave urarisya, numara kurisya urafata ibiyiko 4 by'ifu ya kokawo cyangwa guro bitewe n'uko ubizi. Nusoza urafata ibere ry'umuremera urisye, wongere ufate icyatsi bita icyatsi kindi nari nibagiye kubabwira, ni icyatsi bita igorogonzo. Igorogonzo uraza kwifashisha ibibabi bisa nkaho byuzuye urushyi. Iki cyatsi nacyo ni ingenzi cyane kuko nacyo gikunda gukoreshwa mu buvuzi bwa kinyarwanda cyangwa bwa gakondo. Urafata urushyi narwo urushyiremo. Sinzi ibintu niba ushobora kuba wabisekura cyangwa ukabishyira muri blender, ariko bitewe n'uburyo ushobora kugenda utegura buri kimwe, ushobora kugenda bimwe ubisekura ibindi ubivuguta ukabihuriza hamwe. Icyo dushaka ni uko uza gushyiramo litiro y'amazi.
noneho ibi ngibi wabisoza ugafata iteke rya tangawizi risa nkaho riza gukora, nawe uragereranya. Ibi ngibi byose iyo umaze kubitegura bitewe n'aho wabiteguriye, ushobora gufata nk'iryo bere ry'umuremera ukarisekurana na tangawize ndetse n'iryo teke rya beetroot cyangwa irya beterave, byose ukabisekura, wamara kubisekura ukabishyira muri litiro y'amazi, ukongeramo ibiyiko 4 by'ifu ya guro ndetse ugashyiramo na bya byatsi nabyo wabisekuye by'igorogonzo. Uyu ni umuti mwiza cyane ushobora kunywa hanyuma y'icyumweru ukabona impinduka bitewe n'uko umubiri wawe wahise ubyakira vuba. Ndagushimiye cyane rero, tuzasubire ubutaha, mbibutsa ko iki ni Better Skills TV. Niba ukunda ibiganiro byacu, biba ari byiza kuba wabisangiza n'abandi kugira ngo nabo bazajye babasha kunguka ubu bumenyi tugenda tubagezaho umunsi ku munsi.